Mr. Obed on the mic. Ningewe bagizaga filime tw'ubwenge, filime dusohoka rimwe mu myaka 500. Abandi n'umusobanuzi umwe rukumbi umwe usangiye kujya bagezaho ibintu byiza. Dutangiriye hakunaha umugabo ari mu itotomba, mu kwitotomba abakozi bahise bahagera. Umukozi mu kuhagera ahagera afite ubwoba, ameze nk'afite icyo yabuze. Kurikira ni rebere filime iraha nuko itangiye nakomeza. Umukozi yaratangira avuga ati boss, imizigo yawe uyangane twayibuze. Boss no kugira icyo asubiza ntiyagize asubiza, yahise ajya mu gakarito agakuriramo icyo bise intore, ahangira arayishumika. Umugabo kumujinya mwisi cyane kugahari kenshi, nta kuvuga nta kuzuyaza, hangisha tereka intore hariye. Mnasemaje nini? Wowe uri kumbwira iki? Muzigo wanjye mwawubuze. Nafanya biashara kwa kuhitaji faida. Hose umujinya wese avuga ati jewe imizigo yanjye ntabwo nshaka kuyibura. Na ninapofanya biashara jewe hari hano harimo chip ihenze cyane, kandi iyo chip ihenze ngomba kuyibona, byanga byakunda ngomba kuyibona. Jewe imizigo yanjye twe turakorera amafaranga tugashora mwarangiza mukajugunya. Uyu mugabo bigaragara ko afite umujinya. Jewe ibintu birahenze, ibintu birahenze ntabwo ngomba kuyibona. Ziko mutunyene buka Prince. Nazani mmeendelea Uwo kufanya Prince avuga ntabwo turamubona. Filime nukitangiye inakomeza. Filime bayita action movie. Akayita akazina ka filime ndetse kukabereka. Izina rya filime n'indi bayereka muri Kanga. Izina za filime zisohoka rimwe mu myaka 500. Tusohoka. Toka vao. Genda. Duceho wango duceho dore boss byanze muze twicireho. Abakozi nuko baciye pole pole. Uyu boss bigaragare ko ibyo yabuze ari by'agaciro gakomeye. Asigara atongana n'aba ngaba babwira ati njyewe ndakora ngakorera amafaranga, njyewe ngatanga amafaranga menshi. Abakozi barangiza ati twabibuze. Ibyo wabibwira njyewe? Njyewe ibyo bintu wazubimbwira ukambwira ngo amafaranga ibiki n'ibiki. Akiraho araga telefone yakiriye. Telefone yakiriye batangira kongorerana. Nawe arumva ati yego. Njye ndashaka mucakire Prince aka kanya. Harabagabo yohereje ngo bajye gushaka Prince. Wa Prince nugambere tumwumvise. Turanamubona. Njye Prince ni unkorera ibintu byanjye neza bikagenda kandi hatagize n'ikibazo kivutse. Rero mugenda muncakire Prince niwe nshaka gutuma kuri misiyo. Uyu mugabo mu kwita telefone arayimanura, amaze kuyimanura yikoma ku mutwe. Ukikoma ku mutwe bigaragara ko ibyabuze ari ibintu by'agaciro. Arangije aguma hatongana avuga ati je Prince niwe nshaka. Bakiraho hakira akanya gato abagabo bakomeza kumwitegereza nta n'umwe uvuga, kuko nta uvuga imbere y'umukire. Hitman yahise amuhamagara. Iyo numero ntuyibagirwe. Hitman mu kumuhamagara uyu mugabo yitonze cyane atora telefone. Mu gutora telefone arayitaba. Allo? Bakagira tutaragira. Munshakire Prince. Prince ni ubinoza. Ni ubinoza. Prince ni ubinoza. Niwe nshaka. Iminsi 2 niyo mbahaye Prince kuba mu munzaniyano. Uwo Prince nitumuzi. Nuko byumva gutyo gusa Prince tumuzi. Akazina ka filime ni Black Gang, amabandi y'umukara cyangwa amabandi y'ikibi. Uko ushatse kubivuga abari kubifata. Dukomereje hano mu gaturage. Hari agaturage kareba gutyo kagaragara gutyo. Bigaragara ko agaturage gatuje kuko nta rusaku ruhari. Umusore yarasohotse ajya hanze arizengurutse areba hakurya. Amaze kureba hakuno gusa bigaragara ko ashonje, areba no hirya kugira ngo wenda bagire utuntu tumwe na tumwe bikorera. Nta muntu n'umwe ubasagariye. Uyu musore mu kureba kujya no hakuno yagize gutya abona nta kibazo gihari.
aza ku muryango bati uyu mwana udasohoka. Atanga kumuhamagara Brice. Brice ati ngwino nkwigishe ibintu by'ingenzi. Uyu musore aje kwigisha umwana ibintu by'ingenzi. Umwana yaje gusohoka, mu gusohoka agira imbere mukuru ati wowe ngiye kukwigisha ibintu by'ingenzi, fatira nkoni. Umwana afata inkoni ati mbere na mbere banza unyereke ibintu bya mbere nakwigishije. Umwana ati yego. Umwana atangira porepora agenda buhoro buhoro, ambwe ati ongeza speed. Umwana mu kongeza speed bigaragara ko umwana ari umunyempano, afite utuntu n'utundi azi yikorera. Umwana azunguza arakaraga, amaze gukaraga agira gutya arafunga. Mu gufunga arangije amwitegereza, bigaragara ko ari mukuru we. Ati rero ikintu cya mbere nshaka gukora, nshaka ko ubanza ukiyumvamo ibyo ugiye gukora. Nyuma yo kubyumvamo ngiye kukwereka utuntu turangiza udufate. Umwana nawe akomeza kumwitegereza amubwira ati yego. Ufata inkoni, mu gufata inkoni amubwira ati rero step ngiye kukwereka zose uzikurikize. Ngahegera ku ruhande ngira utuntu nkwereka. Ati urayifata ukayikonja gutya, uri kubyumva? Wamara kuyikonja gutya ukazunguza ugakubita. Mara gukubita, iyo ni step ya mbere, ugakubita gutya uzamura. Ni step ya kabiri. Wamara gukubita step ya kabiri ugafungira hejuru, ugakaraga gutya. Urikabona? Wamara gukaraga ukagarura ku rundi ruhande, ukagarura ugafunga. Nyuma yo gufunga ugahita kugira gutya ukazinga ugafunga. Ati ndumviswe. Umwana ati birumvikanye. Mu kugira ngo agaragaze ko byumvikanye, umwana atangiye kumwiganya Paul akantu kandi umwana akaraga agarura ahita afunga ararangiza. Bigaragara ko umwana afite impano yo kubona. Nyagasani, iyi filime nakubwiye ngo ni action movies kuva muri Zanzibar. Iyi filime bayita Black Gang, buri kintu ni rebele se biraherera he. Umwana akomeje kwitegereza mukuru we ati rero ngiye kukwereka utundi tuntu. Utu tuntu twongeye kukwereka utuntu tw'ingenzi kandi ntago bifashisha iyo nkoni. Kurikira rero urebe uko ngiye kubikora. Turi kujyana atura urafata ukiparika gutya ugakubita, ubona ukazamura akaguru ugakubita, amara kuzamura akaguru ugafunga gutya. Ndikubona izo ni njonogo. Wamara gukubita njonogo ukicara ugakubita izi njonogo wicaye. Wamara kwicara ugahaguruka ukongera ugafunga ugahagarara ugahita ubana. Turabibonye neza. Yego rwose nabyitegereje neza 5 kwa 5. Umwana nawe ataza kumwiganya kugira agaragaze ko yabibonye. Umwana atangira amwiganya, aramwigana neza cyane. Uyamwigisha amwereka kuntu bagenda bagira intoki, ugenda uzikunja uzigira fresh. Umwana arongera atera aricara kumwe bikoze neza. Gusa ariko tuntu tumwe na tumwe agenda yica. Arangije gufunga, urabibona nyine umaze kugira gutyo gafunga. Ikindi ukora urahaguruka, muraguruka ugahita uzamura akaguru, ariko ivi nawe warigize nabi. Wamara kubita gutyo ugahita kongera mukongera akakangaka nawe bakagira gutya ntago bagahinga gutya. Yego rwose nabyibonye. Umwana arangije ahaguruka ati arafunga. Ati rero ndabona ibyo nkweretse aka kanya ubaye nk'ubifashe. Ngaho rero genda mu nzu ugira utuntu tumutunganya turi buze gusubira. Nyagasani, ese biraherera he? Ese ni gucya toje uno mwana imirwanire? Sinzi icyo bakoze. Numero yagize 8 220 809. Ndayisubiramo 0780 220 809. Baba bafite babyumva. Urukundo bakunda ni nkiwa ku mutindi. Barakwereka nyuma y'igihe cyaciyeho uyu musore yarasohotse afata injambi yayo n'isuka ajya mu kazi. Bigaragara ko ari undi munsi nyuma yuko yigisha uwo mwana. Mu gusohoka hari utugabo yitegereje, arabona kabwe kambaye imikara na mask, arakabona agira ubwoba. Bigaragara ko aba bana batinya. Nyagasani, ese abantu ni bwoko ki? Baje gushaka iki? Kuri kirurire bire n'umvye urahomba. Uyu mugabo akomeza azamwegera. Bigaragara ko umusore abaye nk'umutinya. Jamubaza turinde. Mwebwe muri bande? Urashaka iki?
uyu nguyu kumbi inyuma yaraturutse undi ataramubona, mu kumubona agira gutya arikanga abone ko ari abantu babi. Gusa nyine uyu musore nawe twamubonye ni indwanyi, uyu musore twamubonye atohoza ni indwanyi. Kurikira unirebere, agafilime karacyakomeza, aracyari Mr Obed ubasobanurira ubashyira mu kinyarwanda kugira ngo filime isobanuke. Ni filime isohoka rimwe mu myaka 500. Temwe murifuza iki hano rero? Umwana akomeza kubabaza, kigende mu ndababaza muri kwifuza iki ahangaha. Uyu musore abonye banze gusubiza, abona amazi atari yajyandi, atangira kwitegura urugamba. Uyu naravuga tataka, ujya abonye batangira gucira amasi ngo niyatake, asazuguye ibyo afite tangira kwatakwa. Umurwano tutangira kandi umurwano rusariye fight umugeri wo munda. Umusore mukumukubita umugeri wo munda, tabona ko ibintu bitarimo joke, ahita afunga inkumi. Karabaye fight, umurwano utangira amangumi umucanga. Urabona ko abasore nabo nirwaye fight, agatura kubita hasi. Wowe uraza kugera mugeri fight, karamuha kamushyira hano ku ruhande, ukaragare ko ringwanye. Sore nawe ripanganika fresh, mugeri ariko araswata nawe kusangira n'undakoramo wowe fata umugeri punch fata wowe tange gutya wowe agiye kumukuraho mask bahita bamufata kawo. Umusore akomeza kugora nawe akanoka kaje karindwanyi karamukubita amangumi kamushyira ku ruhande. Uyu nawe akomeza arabyitegereza, kuba mpaye nawe uraje fight mu Rwanda utangira bundi bushya babiri kuri umwe. Gusa umusore bigaragara ko toroshye fight, indwanyi we amuhiza ingumi aramusogongeza. Wowe uraza yakwataka gutya utundi ko nawe usangira n'udakoramo nawe afata umugeri, ko bakomeza guhana ibintu bikomeza bigenda birushaho. Uyu musore abona ko ibintu bitoroshye, arangije ripanga neza fight umurwano we fight kick mugeri uyamutera punch yo munda. Musore bati wakubitara uyu munda mukizwa niyaye, ariko kanze mwereka ku rotate kanze nkoroshye. Ubundi mugeri we ukomeza uzana ibintu byino wo mugeri, umwana arakubita koko fight ndwanyi fight wowe urazana ibintu by'amahorarayi wowe hano mugeri. Umwana niyoroshye avuga ati we uradukubise we karadukubise, ariko urabona ko tugihari, haguruka tukwereke sha, haguruka muze ko mutaza ko mutaza naza mwajya ko mutaza. Akana ko ari ipanganika neza Zembereke. Ubu ndabizi muri mu buryohe, abari kukareba bakore subscribe, share na comment. Uyu musore bikomeza kumutamwa ituntu tw'utugumi turaho. Umusore nawe abona ko ibintu bitoroshye, arangisa n'indi technique. Wino wowe fight, umusore ni master fight gumi mugeri amutamo ashyira ku ruhande. Mu kubyuka urabyuka ujyahe urabyuka ujyahe urabyuka ujyahe kuramo mask, ukumukuramo mask yarikanze kugira gutya yabonye abazi, akomeza arabitegereza pole. Mu kubona abazi barihanagura neza cyane, bigaragare ko baziranye ahantu hamwe cyangwa se ahandi. Umusore akomeza kubitegereza neza cyane, anje kumukubitegereza biramutangaza, aranimyoza cyane. Bigaragare ko hari abantu arwanye nabo ariko bafite aho bahuriye basanzwe banaziranye. Yajyanye ku ruhande nabo batangira guseka, batera story tumwe n'utundi utuntu n'utundi banyuzamo. Ati twebwe twakomeje gukora cyane, ariko turabona wowe waraje uturiza ahangaha. Gusa mu guturiza ahangaha si ibintu byoroshye. Yakomeza kumubwira amubwira ati erega wowe turabona utuje neza kandi hari igigutegereje. Bisa nkaho ari cyamubwiye, araseka ati wewe wigira witebya kumutebya ati se ibyo ni biki. Nawe ati aya
ntabwo njya nebya, bigaragara ko uwande yicarekeye. Njye mu bintu byo gutebya sinkunda kuba mpari, ariko gusa hari ugukeneye ukeneye umuntu ugukeneye, umuntu ukomeye, bigaragara ko aba ari bo basore batumwe. Uyu mu kumubwira umukeneye yahise ahindura isura, mu guhindura isura aramwitegereza ameze nk'ufite umujinya, biranamucanga cyane, avuga ati iki kintu ntabwo nzongera kubijyamo. Njyewe navuze ngo ntabwo nzongera kumukorera. Nyagasani ari kuvuga atazongera gukorera ni Mr Zero, niko uyu mugabo bamwise. Filime iratangira inakomeza, kurikira unirebere. Uyu musore avuga ati none se umuntu wabohereje hano yarasi ko njyewe nuya, njyewe nibereho mu mahoro mu ndeke, ntabwo nshaka ibintu by'urugamba, ibintu bikomeze kunkura mu byo ndimo simbishaka. Bigaragara ko umusore yabahakaniye, ariko gusa banze kumwumva. Arakomeza bahatiza bati wowe nuze tujyane ujye gukora ibyo gusabye, hari wenda araza kukureka. Jewe ndio chipo ambazo popote pale uriya agenda mukorere. Bigaragara ko byamucanze. Uyu mugabo ngo ni Mr Zero arakakaye cyane. Ina maana yule mshenzi ndo ametupandikia chip katika yetu. Mujomba wanjye aramukorera, mujomba wanjye amukura mu nzira, none naga ashaka kunkura mu nzira. Nyagasani, uyu musore si yari mu ntoki. Uyu musore baraje baramutakambira amubwira ati jewe azi ko mbana n'umurumuna wanjye Mr Zero, murumuna wanjye se jewe ntabwo nteze kuza kumukorera habe na gato, habe na gato. Uyu musore akomeje kubahakanira, akomeza kubabwira ati njyewe ntabwo naza gukorera uwo mugabo witwa Mr Zero wamutumijeho. Bigaragara ko uyu musore bamwizera nk'indwanyi, nta kintu yahomba. Gusa uyu musore akomeje kubakurira inzira ku murima, arababwira ati ngende mumubwire ko ntahari, kandi igikorwa cyo ashaka kunshyiramo ntabwo nkirimo. Uyu musore yarabahakaniye koko, abakurira inzira ku murima. Bano basore banga kubyumva, ariko bakajya bumva ari ibintu bidasanzwe. Uyu nguyu aramubwira ati umva, ibyo wakora byose umenye kuri yari Mr Zero kandi ntuteze kumucika. Uriya Mr Zero ko kugira umucike yagufunga yakwica. Mr Zero bigaragare ko yari ibandi rikomeye cyane. Mr Zero uyu musore rero barakubije baramubwira ati rero umusore reka twe twigendere, ariko ukomeze ubitekerezeho ibintu uri gukora, ukomeze ubitekerezeho, kuko Mr Zero ntabwo ari umuntu wapfa kugenda ngo ucike gutyo. Rero hagati aho reka tuguhe umwanya ubitekerezeho, kubitekerezaho uraza kumubwira igitekerezo cyawe wabonye uri bumubwire. Uyu musore avuga ati njyewe rero murumuna wanjye kuza mumukoraho nanabica mwese hano gukora kuri murumuna wanjye mwese nabagira imirambo. Uyu musore aramaramaje ati uwo wamutumijeho ngo bajye gukorana ntabwo yamwemereye. Hangi arababwira ati nimugende mubwire Mr Zero ko ntabonetse, kuko njye ntabwo nsubira mu bikorwa bye, ibikorwa akora ntabwo byishimira. Uyu musore yakomeje kubahakanira ababwira inzira ku murima, ababwira ati mwebwe ibyo muri kumbwira burya nabikora. Umusore rero barangije baravuga ati reka twigendere, ariko aka kazi utuyemo aka ngaka ni ukugasenya, ni ugukozaho ikibiriti akagatwika. Mr Zero umenye ko atari umuntu umuzi ko umuntu wifitemo ikintu cy'ubunyamaswa. Bigaragare ko Mr Zero ari we shefu w'amabandi. Abasore bafashe umwanzuro w'uko bagiye kuva hano, ariko nta kintu Prince abemereye. Yaravuze ati rero hagati aho reka twigendere, bye bye, usigara ubitekerezaho neza cyane. Uyu musore yasigaye byamucanze, abuze icyo akora, avuga ati none ndabikizwa n'iki ko Mr Zero angendeye. Uyu musore ni indwanyi koko. Kugeza ubwo byaje kugira nijoro
akomeza kubitekerezaho, yarafashe udukwi arakugendera acana aho ngaho kugira ngo yiyotere. Yaragiye arota akomeza abitekerezaho ibintu byamubayeho, gusa nyine bimeze nk'aho atarabyakira, akomeza kubitekerezaho bikomeza kumwicira ubwonko. Gusa nyine uyu musore ntibyari bikimukundiye ko ari busubireyo. Biriya bintu ntabwo yabasha kujya kubikora, gusa nk'umuntu mukuru abitekerezaho kuba ari buze gutura murumuna we mu kuza ibitotsi byaramwanze, arasohoka. Mu gusohoka amukoraho ati mukuru wanjye ndabibona ko kurahangayitse, gusa ikiguhangayikishije ntacyo nzi. Aramubwira ati rero ibimagayikishije wa mwana we ni ibintu by'abantu bakuru, ntabwo ari ngombwa kubigushyiramo. Uyu mwana aravuga ati ariko jye nabyumva. Yavuga ati wumva iki? Wowe ubyumva wowe akana? Ntabwo wabyumva ibintu biri hano. Uyu mwana akomeza kumwitegereza. Mu kumwitegereza uyu mwana arongera aramubwira ati rero mukuru wanjye se bari abagabo nabonye bariya nabonye bashaka iki? Baravuga ati bari abagabo ninjye bashakaga. Ngo wowe bagushaka se kujya gukora iki? Kandi nababonye bahagaze hariya. Uyu arahareba ati hari abari bahagaze? Yego. Kandi wibuke ko bamubwiye ko murumuna we bamutwara, arangije amubwira ati murumuna wanjye bariya bihorerekana nabo bihorere ntiwongere no kubitaho, twikomereza ibyacu. Bigaragara ko uyu musore yabakatiye neza cyane. Uyu mwana akomeza kumubwira ati se ariko ko mbona uri kubitekerezaho cyane, nimba ari akazi bakubwiye ujye gukora wagenda ukagakora ukigarukira, ariko singiwe ubona nagendaye najya gukora biriya bintu. Njye navuye mu mabandi none ari kuza ndeba ngasubiza mu mabandi kandi nta gahunda afite yo gusubiramo. Njyewe rero ndahago mbishaka. Uyu biranamurakaza cyane, arafata umuriro n'umushinya ashiraho, aravuga ati none se uri kubitekereza iki? Ngenda bitekereza iki? Njyewe nifashe umwanzuro ntabwo najya. Yamara amaje ati sinajya. Hagati aho rero kuba najyayo ibyo ntabwo ari wowe bifata mu mwanzuro. Uyu mwana akomeje kumubwira ati urabona Mr. Zero ni umuntu mubi n'umugome, uramukorera watsinda bikaba ari byiza, watsindwa kwa heri utangira gusezera kuki ku bijumba. Uyu mwana baramubwira ati ngaho ujya mu nzu uve hanze dore ari n'imbeho. Uyasigara hanze abitekerezaho cyane, bikomeza kumwicira ubwonko. Umwana ageze mu muryango avuga ati mukuru wanjye afite ikibazo. Ku wundi munsi wakurikiye yatangiye kwibuka, ubwo bamubwira ati rero Mr. Zero azi ko ufite murumuna wawe, kandi murumuna wawe ntabwo wakemera ko bamutwara. Rero niba udashaka ko bamutwara genda ukora ibyo bagusaba. Uyu musore arabigenza ute kwa ibitekerezo bibanye igihumbi? Yarabitekerejeho, mu kubitekerezaho ntiyabitindaho, aguma yiyotera akariro ke. Uyu musore rero haciyeho umunsi Mr. Zero yarimo yikira akabiyari, yirira amafaranga, akomeza kugira akanaka, akina utunutu. Mr. Zero arahategereje cyane, bimeze nk'aho yaragitegereje cyane. Akomeza atera kanunaka. Mr. Zero agiye gutera uyu mugabo bigaragara ko hari icyo yifuza, kandi bigaragara ko uriya musore Prince ari we wakimugezaho wenyine, kuko ntabwo yigeze atuma abandi. Uyu musore rero yaragiye ageraho agiye gukina, mu kanya gato hari abasore yabonye. Mu kubona abasore ati kwa heri tayari, ahita areka umukino. Arangije kureka umukino yaragufatiye inkoni ye yakinishaga yabiye, arambwira ati mwebwe muceho yirukana abarinzi. Ukirukana abarinzi hasigara imbarwa kugira ngo bamubwire uko byagenze, nimba koko wa musore yemeye cyangwa yabahakane. Ati boss twagerageje ibishoboka byose ariko ngo twemerere, gusa yanze kutwemerera. Boss arahindukira ngo yanze iki?
yanze musubiremo numve ntumviswe. Jewe rero nimbanze kubyumva afite murumuna we muto. Ameshindwa kutambua Kandi murumuna we muto mugende mumunsanira nonaha bose kandi mugende muceho. Mugende mumunsanire maze tukina agakina. Abasore bakomeza kumureba. Tugiye gukina agakina. Si wowe ushatse gukina agakina. Genda munzanire murumuna we umwe. Afite murumuna umwe kandi ndamukeneye hano. Kandi aka kanya bahaye umunsi umwe wo kumumugeje hano. Turumvikanye ndumvise. Ati boss ibyo nibyo kwere. Arangije abasore barangije kumva yinywera ku gafanta kiwe. Barangije kubyumva. Barangije yiciraho. Gusa nyine uyu mugabo bigaragare ko akazi ke kari kapfuye. Tugaruke muri cya giturage. Muri cya giturage umwana arimo yikorera imirimo aterura uko ashyira hariya. Bigaragare ko arimo aragira inkwi, arimo arazirundanya. Mu kuzirundanya yakomeje yikorera akazi ke nk'ibisanzwe, yiturije cyane. Uyu mwana akiraha akirimo araterura inkwi, akirimo aragenda, hari abagabo baturutse hariya ku ruhande. Abagabo ni bantuke. Bagaragare ko ari ikibazanye. Umwana arababonye, kubabona arabanza arikanga. Ariko ntiyabitindaho. Ahangiye yigendera aterura udukwi kwe. Mu kwibuka aka kagabo arakibuka. Utu tugabo ujya twibutse kare, yibutse kuntu twakubise mukuru we. Umwana mu kubibona mbona ko ibintu bitoroshye. Umugabo nkazamusatira undi ajya ku ruhande. Uri ku ruhande yari ameze nk'urimo gucunga utuntu n'utu. Uyu azahagarara imbere y'umwana, akomeza kumuhagarara imbere, amwegera cyane, akomeza kumwegera cyane. Uyu mwana arabitegereza cyane. Aramubaza ati se Prince arihe? Umwana agagusubiza. Mwana yanze kumusubiza. Turakubaza Prince arihe? Prince. Umwana akomeza abitegereza ngo agusubize. We uri gipfa amatwi. Twe turi kubaza ngo Prince ariye ukaguma utureba. Uyu mugabo yamunye bitazoroha atereka umwana hasi. Umwana yanze kumwumva. Uyu mugabo amaze gukubita umwana hasi ajya ku ruhande. Mu kujya ku ruhande ahita agaruka imbere y'umwana. Avuga ati none se wowe wakana we kutambiraho Prince ari? Umwana wati se Prince mumbwira ninjye umujyanye cyangwa ari ijyane? Rega n'umuntu mukuru wabonye yaze kumva umwana afunze umutwe amuha punch. Umwana baramushimuse. Uyu musore mu gutaha masaha akurikiyeho yaje asanga urugo rurirera nta muntu urimo. Atangira ashyira hasi umweyo isuka ye. Arangije gushyira hasi isuka ye nyita muzabura abura umwana. Atangira kumuhamagara. Mu kumuhamagara yaramubuze cyane. Mu kugenda ari kugenda arangaguzwa areba hirya no hino. Hari ikintu yabonye black. Bigaragare ko abantu bamutwaye umwana abazi. Yarangije abibonye ati Nyagasani, ibi bintu sibyo nashakaga. Uyu musore agize gutya abonye abantu bamutwariye umwana amenya ko ari abantu babi, ahitamo kumukurikira. Gukurikira radiyo atora inkoni ye. We n'inkoni ntibasigana, bivuga ko ari metre. Umusore yarirukanse abura inzira acamo, ariko abasha kunyura mu yindi nzira. Arakomeje arirukanka ubwo agiye gushaka nde murumuna we. Mugeze mu nyungu. Nyagasani, ese uyu mwana nabo basore nibahura ibintu biragenda ute? Haracu wambaye. Uyu musore yakomeje kwirukanka, kumva ko abasore bashimusa umwana ntibaragera kure. Yakomeje kwirukanka basanga baba nabo bakomeje kujyana umwana, bamwirukankana kujyana umwana. Uyu musore ufashe umwana yakomeje kugenda mukurubana amujyana mukubita n'imigeri ku kibuno. Ariko icyo batazi ko mukuru ari intare. Abangaba bakomeza kumujyana na confidence nyinshi cyane. Baramujyana, kumbe mu kumujyana icyo batazi inyuma yabo hari igihari. Inyuma yabo hari uwabagezeho. Mu kubabona
ahita aciye ubusamo. Guciye ubusamo aba akomeje kujyana umwana, aho bamujyanye twahabonye ni kwa Mr. Zero, umushefu w'abagange b'umukara. Akomeje bajyana umwana, mu kujyana umwana ari uwabitambitse imbere, bitambika gute abatera n'inkoni. Umusore arimurika neza cyane, arimurika kubuza kwimurika, arangije afunga kurikira unirebere. Umwana abonye ko bitazoroha ahitamo kujya ku ruhande rwa mukuru we. Bigaragara ko mumugeze mu nyungu, ndabizi abantu mubamushaka yuko imigeri n'iki ikomeza kuvuza ubuhuha. Ayo yifata mu mufuka aravuga ati wowe atakasha ukubite umusenzi, ubundi umusenzi ukomeza kutumenyera ni bwoko ki. Aba babonye ko bitoroha, arangije atangiye kwatakana mu Rwanda utangira gutyo. Gusa abasore n'indwanyi bya nyabyo, yuko akomeza kurwana n'abasore babiri baramusaranganya, umugeri punch, umugeri bakomeza kumusaranganya utuntu, ariko nawe ntiyava ku izima. Arangije arakunja mu rwano, aramwegera, ukabona indwanyi fight, mugeri fight we baza umugabo ku basore babiri, umusore ku basore babiri, kandi abaca umugani bajya bavuga ngo babiri bisho. None kazi turebe ukuntu mwagiye kwica abantu babiri. Fight mu Rwanda urakomeza, Migeri umusore n'indwanyi atakakaka arakakuta, aragasaranganya kamunyuza nk'umugeri, ndaraza umugeri fight babiri icyarimwe fight, bamutaho ngaho. Umusore mu kumuta arahaguruka, kamwe agapa pasi no mudode, ndakujandagira wowe ujandagire ngufuge gutya gwe Mugeri wowe nawe uraje nawe uragarutse. Fight Mugeri rwanyi nyazo we, Mugeri fight kick. Utugabo nitworoshye, utugabo turaha ntabwo tworoshye. Uri kurebera fight mu Rwanda rukomeza kujya mbere. Fight Mugeri we kumi, Mugeri gusa kagabo gafite ingumi n'imigeri nk'izi flash. Punch wewe akoshirire kuri umurike, aramududa punch, Mugeri avuna amaguru. Tugabo ntitworoshye, yakomeje kuvunagura amaguru, arangiza akazinga. Ubu wamushenze unzinga, fata ibyawe. Aramwagiye kumwongera, undi araza aratabara. Tumwe mwese muri kimwe filime umwana arakubita ibwana Mugeri. Bakomeza kurwana bya nyabyo, bamutama akantu, akazingirira akazunga, bamutama kandi abona kujya ku ruhande. Arahakizwa neza. Fight mu Rwanda urwanyi, umusore n'indwanyi arabashyira hasi, arabasaranganya bose, arahaguruka. Fight Mugeri we ugwambaranira Mugeri fight kwano. Umwana Rwanda ari coaching tinimuzi nzani izigitambara, izi ni izigitambara. Akomeza kwatakana tekinike ye, baramukubita. Bagabo ntiboroshe, icyo babahaye abwiye ati muza munzanira akana. Arakomeza rugwana n'abagabo babiri, abashyiramo hagati, gusa by'ubusa, amukubita akana k'Umugeri. Fight ikomeza kujyana urugamba we. Uwo musore bari mumushyibye murumuna we, ariko dore ibyo ari gukoreye utugabo twa mbere muri Amerika mu Rwanda. Fight mu Rwanda akomeje kujya mbere, gusa amavi n'inkokora byo ntibireka gukora. Filime iraha, akomeje kumwitegereza bati ubundi aka gasore katunaje tugaheje nako. Arafatana ukagerana, yabona tekinike arayizi, tiyo ngiyi ivunya nta yindi bayita even sword n'imufuye. Bano bakomeza kurwana, Imigeri n'amaguru mushyira hagati, arakubita. Fight wowe urajyahe. Umusore akomeza kubasaranganya, amutamo batanamo. Fight wakira wowe. Fight urwamba
urugamba we keko aje kuborosa muri umuna we arakadoda wowe urajyahe naho mujya kanu karasigaye yarangiza karamwataka mukumwataka umusore yikuncingera kubitera uraza bikiri fight gone we fight umusore bose byarangiye abarambitse abo ngaho ku ruhande. Nyagasani umusore nkuko yari ari master kweri by'ukuri yarabigaragaje, amabandi yashize ku ruhande ugufudura umwana arakanu yumvishe kajyanye n'akantu ko gusinzira, akomeza kwikorana kumvise tayari atangira kwibuka ukuntu bamufashe bamuteye agashinge tayari gusinzira. Nyagasani ubuse barakubwa nandaha kurikira filime ziri kuri Mr Obedi channel baba bafite babyumva. Nyagasani nkurikije kubatura amafilime atandukanye, murakoze kuba abashuti banjye. Ciao nomero 0788 02208009 tukajya twivugira bimwe bisanzwe. Ciao